ninde wamukoma mu nkokora ashatse kungirira neza, mbese hari uwabasha kuvuguruza ijambo yavuze? Mutima wanjye we fasha turirimbe indirimbo y'umwami yo kumushimira. Ninde wamukoma mu nkokora ashatse kungirira neza, mbese hari uwabasha kuvuguruza ijambo yavuze? Nibutse ibyo mboneye niwanereranye, sinakozwe n'isoni waranyuze. Uko wabikoze byangeze ku mutima, Yesu nzagushimisha indirimbo yanjye. Nibutse ibyo nkoreye niwanereranye, sinakozwe n'isoni waranyuze. Uko wabikoze byangeze ku mutima, Yesu nzagushimisha indirimbo yanjye. Yesu nzagushimisha indirimbo yanjye. Wahinduye amateka y'ubuzima bwanjye, umpindura ikimenyetso cy'imirimo yawe. Igihe nabonaga nta nzira waraserutse, niyo naceceka simvuge byakwivugira. Wahinduye amateka y'ubuzima bwanjye, umpindura ikimenyetso cy'imirimo yawe. Igihe nabonaga nta nzira waraserutse, niyo naceceka simvuge byakwivugira. Nibutse ibyo nkoreye niwanereranye, sinakozwe n'isoni waranyuze. Uko wabikoze byangeze ku mutima, Yesu nzagushimisha indirimbo yanjye. Nibutse ibyo wankoreye niwanereranye, sinakozwe n'isoni waranyuze. Uko wabikoze byangeze ku mutima, Yesu nzagushimisha indirimbo yanjye. Yesu nzagushimisha
Uwiteka ahimbazwe kuko yumva ijwi ryo kwinginga kwanjye. Uwiteka niwe mbaraga zanjye n'ingabo inkingira. Umutima wanjye ujya umwiringira ngatabarwa. Nicyo gituma umutima wanjye wishima cyane, kandi nzamushimisha indirimbo yanjye. Uwiteka ni imbaraga z'abantu be, kandi ni igihome wayasize ahungiramo agakira. Kiza ubwoko bwawe nk'umwandu wawe umugisha, kandi ubaragira ujye ubarabira iteka ryose.